Muraho neza nk'uko tumaze kubimenyera muri Tohoza Inoti dusanzwe tubagezaho imishinga yunguka tukayibagezaho intambwe ku yindi mu kuyishyira mu bikorwa, bityo buri wese ubyifuza usanze umushinga umushimishije nawe akaba yawushyira mu ngiro. Ariko iyo mishinga yose ikenera ubumenyi ngiro, ari nayo mpamvu muri Tohoza Inoti twafashe icyemezo cyo kongeraho igisate gishyashya twise ubumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro rero ni ubumenyi budufasha mu kazi kacu ka buri munsi, budufasha kongera umusaruro, budufasha kunoza umurimo dukora. Ubumenyi tuza guheraho ni ubwo kumenya gutwara ibinyabiziga. Murabizi neza ko nta kintu utatangira kumenya gutwara ikinyabiziga utabanje kubona permis provisoire, ari rwo ruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga. Ari nayo mpamvu tuza guhera ku mategeko y'umuhanda, tuzabanza kwiga amagambo akoreshwa mu gutwara ibinyabiziga, dukurikizeho ibyapa, tuzakurikizeho imyitwarire mu muhanda, kugeza igihe tubashije kumenya ibintu bihagije cyangwa se byose bizatuma dutsindira permis provisoire, cya kizamini cya traffic police. Niba rero mwumva aya masomo nayo ari ingenzi, mukumva azabafasha, mudutere ingabo mu bitugu, mukanda subscribe, n'iyo nzogera nayo muyikande kugira ngo hatazagira video n'imwe ibacika, ndetse mubisangize bagenzi banyu kugira ngo twese hamwe tuzatere intambwe ntawe usigaye. Murabeho, naho utaha muri video itaha dutangira ayo masomo ya permis provisoire, muhahe muronke. Bye.